ariko iyo aza kwisabira nawe wenda ku giti cye hari ubwo bitari gukunda, ariko kuko yashyizemo ikinyabupfura agasabira muri rusange. Ese Noble wowe urabishyigikiye yuko niwe wari ufite ijambo rya nyuma ryo kuba yahamagara nk'uko yahamagaye abo bandi kuri telefone akababwira ati okay, nagushyize kuri lisite y'abantu bazajya mu rwuri rwa perezida kujya kugabirwa, sibyo? Kubera iki yasimbutse akajya guhamagara abarenze abatuye? Wenda tureka tuvuge ko atari n'inshuti yiwe da, sibyo? Reka tuvuge ko atari inshuti yiwe da, ariko n'umuhanzikazi baryanye kampeni bro, iri vumbi barariryanye, uri kumva? Iri zuba baritigitanyeho, ni umwana baturanye urugo ku rundi. Wowe utinya Imana mujye mureka guhishira no gushaka kujya ahantu hamwe. Ibi bintu wowe urabishyigikiye? Njyewe ngiye kubaha point of view yanjye ukuntu ibintu mbibona, kandi ndanabaha fact nk'ebyiri zishobora gutuma Bwiza ashobora kuba ataragiye. Point ya mbere, Knowless asaba, reka mbabwire, hari abantu benshi bamaze guhura na perezida, harimo abanyamakuru, harimo abahanzi benshi. Mu bantu bamaze guhura na perezida Bwiza arimo, Bwiza yagiye mu rugwiro, sinzi bamubyibuka. Ariko ntibamugabiye urugwiro ze, baramugabiye. Reka twe dufite ikibazo cy'uko babagabiye wa muntu. Nyine urumva abanyarwanda utagira ngo hari ikindi kituraje ahangaha, ni ukubera kari akantu ko kubagabira, akantu, ikintu cyitwa akantu. Urumva reka mubwire buya, reka tujye nahura na perezida na Pati Kope yafashe selfie na Kibonke yafashe selfie, abantu bose baba social influencer bafashe ama selfie. Yewe nanjye ariko ubonye na Brian ngo mfate uzi kuzetsa, wari uhagaze ku murongo w'imbere, ariko buryo wanza yaragukoze mu ntoki. Ego wa mana we, ndakubwiye ngo yaje kuri stage kuva twatangira campaign, niyo stage yonyine yazamutseho y'Imusanze. Ubwo rero guhura na perezida twese twafashe izo selfie, ariko akantu ko kugabira we. Rero mureke yani, hari ikintu mutari, abanyarwanda bagomba kubanza bakamenya ikintu bita umugisha. I know nanone ubu kintu cyitwa umugisha mw'abantu. Mureke mbabwire, ibaze kuba umwana avuka, reka mbaho urugero ruto cyane, buriya kugira ngo uvukure umwana wa perezida ni nk'umugisha, ni Imana ibikwihereye umugisha. Cyangwa nko kuvukura umwana wa Bill Gates, umva nk'icyo kintu, uba utazavunika, uba uzabaho neza ubuzima bwawe bwose, nta nzara, nta haso. Ibi ngibi Brian yirirwamo ku ma stage, ako Brian uziko nakubonye uri kwemusinga, noneho nahise mvuga ni Brian noneho umuhogo uraza gucika. Reka ucikwa se hari umurara, ibyo ngibyo reka Imana iba erega buri wese Imana iba yaramwereye, ucike se mbeho gute? Exactly. Icyo kuvuga ni haso. Reba urana ukuntu uba wihirinze Brian, ndabizi baturi kumwe ahantu henshi, ndahagera uri urakora pe, urakora uba wihiri. Ariko ikintu none nshaka kubwira Brian, ikintu cyitwa umugisha ni iki? Hari abana imigisha irarutana. Knowless rero reka mbabwira gashya, Brian Knowless asigaye atandukanye n'abantu bahanzi b'abanyarwandakazi bandi, nabo n'ababaga baratandukanye nabo. Knowless naje gusanga ni wa muntu uzi ikintu bita guprofita okaziyo. Ubundi bavuga ko umugisha iyo usanze, cyangwa se amahirwe aba amahirwe iyo asanze witeguye kuyacakira. Ibaze ko Knowless ku munsi yahawe iriya speech, ashobora no kuba ari we bwa mbere agiye kuganira na perezida na 2017, numva yarakoze muri campaign yiwe, aribwo bwa mbere agiye kuvuga, amenya kwisabira kuzasura perezida mu ruhongore. Ibiriya ni ibintu mva mubwire, bashaka kuguha ijambo ukavuga ati ngiye perezida mfite ikibazo, iwacu twagize ibibazo batwiba umurima, ati wenda uzam, ariko we yisabiye gusura perezida, kandi perezida wacu n'umwana mwiza. Reka tubanze twemere ko Knowless azi n'ubwenge, sinzi ukuntu yagisorejeho kiriya kintu umva. Knowless azi ubwenge, wa mwana n'umunyamugisha. Tugarutse kuri Bwiza rero, reka mbabwire ikintu mugomba kwemera cyo, wabishaka utabishaka, uriya ntabwo ari umugisha wa Bwiza kuba ataragiye hari ahantu. Iriya no okaziyo ibaho, ishobora kubaho nka rimwe mu buzima. Iriya kuba ataragiye ni ikikwereka yuko biriya bintu nta nubwo nyine ari kugenda. Nyine ni kwa kundi bavuga bati ibyo nawe wibivuga gutyo Noble, nawe wizanamo ibintu ibyo nubwa none wivuga ngo nka bya bintu umuntu avuga ngo ubwo nyine ngo nuko byagombaga kugenda. Nase ibintu byose bikubaho, hari ibikubaho utabiteganije, hari ibikubaho wabiteganije, ntabwo byose atavuga n'ubundi turabizi ko ariko biba bigomba kugenda.
rero gusa sinzi ikintu kimwe cyo nzi ntashobora kubremingaho Knowless ni uko nzi yuko nawe uhuye na perezida wakisabira wa muntu we tujya tuvugisha ukuri kandi nanjye mbere yo kujyanayo undi muntu uwo ari we wese nabanza ngaheraho n'abandi iruhande ntabwo ewe najya kwibuka gutwara no brain nsize nka rero mbuze umuja nsize jihadi da Sharon uri kumva cyangwa nsize Tesa ntabwo bibaho uri ntabwo kumva bibaho kandi ikindi nanone twibuke yuko baba bamuhaye umubare ntarengwa nawe bamuhaye ubushobozi yaterura umva none se ziriya nizo nshuti zonyine afite ariko ziriya ni inshuti za hafi yabo buriya kuva kera ego nyine nibyo ndimo ndavuga ni nawe iyo bamuha uburenganzira bwo kuzana benshi ngira ngo wenda nawe afite n'izindi nshuti ze nyinshi yari guterura akajyanayo ariko wenda buriya wenda habaho kumubwira ati ugomba kuzana uyu mubare ntarengwa aho nanone Knowless ntabwo tugomba kumubureminga ko nawe baguhaye opportunity ngo uvuge ubwire perezida umwisurire umva wakikunda nyine wabyiherereza wenda ibyuko gusa navuga ngo Bwiza yari yarabonanye na perezida ibyo ntitwabigarukaho ariko abagiye kubona nawe ejo bundi bari bagiye kugabirwa